nk'uko umaze kubona rero iyi ni Manda Sport TV ikugezaho njye wumva buri munsi ndi ari w'i Rwanda. Ku munsi w'ejo hari umukino ukomeye cyane uzoza ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya APR. Ni umukino ufite ibintu byinshi bitandukanye, ariko njye icyo ngiye kubwira ni ibintu bitanu ikipe ya Rayon Sport yarangije kuba itegura, yarangije kuba ikemura bishobora kuzatuma itsinda ikipe ya APR. Ku rundi ruhande ndakwereka agacya kaba kari muri uyu mukino mu gihe ikipe ya APR yabitsinze ikipe ya Rayon Sport. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel, icyo ngusaba ni iki, ni ugukanda subscribe kugira ngo ubutaha uzajye ubona video mu bambere kandi mu buryo kibukoroheye. Ikintu nashaka kuvuga ni ikiro kugira ngo ikipe ya APR niramuka itsinze ikipe ya Rayon Sport, n'ubwa mbere bizabibayeho muri derby ku ikipe ya APR cyangwa se Rayon Sport ifata iyindi kipe ikayitsinda imikino ine yikurikiranye. Byarabaye Rayon Sport itsinda APR inshuro ebyiri cyangwa se inshuro zigera kuri 3 na APR aka kanya yarabikoze, ariko ku munsi w'ejo nibibaho ikipe ya APR yongera gutsinda Rayon akaba ari ku inshuro ya 4, ayo mateka azaba ari agahego. Nekereza ko nta yindi kipe ishobora kuzagakora itsinde iyindi inshuro enye yikurikiranya by'umwihariko muri derby nyarwanda. So ikipe ya APR yagiye ihura na Rayon Sport imikino iheruka 3 iri kuyitsinda. Tugiye kurebera hamwe ibitego yatsinze mu mikino 9 mu mikino 3 ikipe ya APR yinjije Rayon Sport ibitego 9, mu gihe Rayon Sport yatsinzemo igitego kimwe. Hari umukino bakinye kuri finale wa Peace Cup, ikipe ya APR yatsinze Rayon Sport ibitego 2-0 muri saison ya 2025. Ikipe ya Rayon Sport itsindwa na APR ibitego 3-0 kuri Super Cup, ariwo mukino uheruka. Ikipe ya APR niho yatsinze ibitego 4-1 ikipe ya Rayon Sport. Uyu mukino rero ndaza kuvuga ibyo bintu ikipe ya Rayon Sport yarangije gukemura, ari nabyo byatumye umukino uheruka wa Super Cup ikipe ya Rayon Sport itsindwa na APR ibitego 4-1. So nizere ko subscribe warangije kuyikanda, kuko twagiye ngiye kwereka ibintu bitanu Rayon Sport yarangije gukemura bizatuma yinjira neza kuba yatsinda APR. So ikintu cya mbere, ikipe ya Rayon Sport yari ifite ikibazo cy'umutoza. Ijya gutsindwa ibitego 4 kuri Super Cup yari ifite ikibazo cy'umutoza mushya utaruzi ngo abakinyi ni bande ashobora gukinisha cyangwa se ni bande agomba kureka. Nibwo umutoza bita Rotifi nibwo yarakiza ahita ahura n'iyi derby, mu by'ukuri ataramenya ikipe ye nziza niyi. Icyo ni ikintu cya mbere ndaza kwivuga nihuta kugira ngo ku munsi w'ejo tuzabone ukundi kuntu tuganira umukino warangije kurangira. Icyo ni ikintu cya mbere kijyanye n'umutoza wari mushya. Ikintu cya kabiri cyakubitanye na Rayon Sport ikipe ya APR kayinyagira, nibwo bari baguza abakinyi bashyashya, ntabwo ndibuze kubarondora, ariko bijyaniranye na connection n'uburyo abakinyi bamenyerana bakaba bakora kombinezo mu kibuga. Muri Rayon Sport harimo abakinyi bagera kuri 6 bashyashya bakinye derby. Kumenyerana kwabo haje kuba haba gukeya kuri communication, bituma nacyo ni kimwe mu byatumye ikipe ya APR itsinda Rayon Sport. Icyo kintu APR yaragikemuye. Umutoza uhari aka kanya afite 11 beza azakinisha, bizamufasha gukina neza uyu mukino wo bazakiramo ikipe ya APR kuri Stade Amahoro. So icyo ni icya kabiri. Rayon Sport yakemuye ibibazo idasize inyuma icyariyo cyose, kuko mu bibazo yakemuye Rayon Sport akanye nta kirarane cy'abakinyi ifite, yahembye imishahara yose. Ikindi kintu gikomeza uyu mukino, usibye ko abakinyi barahembwe bikabatera morale, ikindi kintu cyongera kuba nta birarane bafite nuko bazashirwaho prime yongera ku mishahara kuba nta kirarane na kimwe bafite. Icyo ni ikindi kintu cya gatatu Rayon Sport yarangije gukemura mu buryo kwitegura uyu mukino neza. Nta mpamvu nta bwitwazo buzaba buhari kuri uyu mukino uzaba ku munsi w'ejo. Ikintu cya kane, Rayon Sport yari imaze imikino nimba igera kuri 7 nimba natibeshye idatsinda, ariko aho batsindiye ikipe y'Amagaju morale yarazamutse. Baze kumara imikino 7 udatsinda, noneho ugatsinda witegura guhita ujya muri derby. Urumva iyo motive y'abafana byibuze barayibonye, bahagurukiye ku Magaju.
bahagurukira ku magaju nyuma yo kumara igihe badatsinda. Aka kanya bari no ku mwanya wa 4 ndibuze kubigarukaho. Iyo morale yo gutsinda amagaju rero baraza kuyikomezanya no kuri stade Amahoro. Icyo cyari cya gatatu. Ikintu cya kane, Rayon Sport iraza kwakira APR. Icyo kintu cyo cyonyine kirahagije. Icyo kintu kirahagije kugira ngo Rayon Sport noneho ifate ibihe byayo, abafana babe bahari bayishyigikire kugira ngo iyi derby baze kuba batanze umusanzu wabo. Iki kintu cyo kwakira cyonyine kiraha motive abareyo muri rusange, habe abakinyi kwakira muri stade Amahoro, abakinyi baratanga ibyo bafite byose. Ikindi kintu mukwiye kwitondera cyo cyari cya gatanu. Ikintu cyo kwitondera nahoze ngivuga, amateka ntago Rayon Sport iri buze kwemera ko APR yabandikiraho ibatsinde inshuro 4 zikurikiranya. Ntago byigeze ba ku ikipe muhura ari derby ikagutsinda none ikagutsinda ejo n'ejo bundi. Ejo nekereza ko Rayon Sport kuba yarakemwe ibyo bibazo byose nta kabuza akadomo iraza kugashiraho. Ifite abayobozi beza, nta kibazo bahari. Umutoza hari ingingo yarangije kubona abakinyi beza be. Imikino yabaye fani nganye nawo hari wari uhari, ndetse na basumane bakaboneka rimwe na rimwe batari fit, ariko umutoza akakanya afite kwati ndabanzamo Fari ndabanzamo Osumane, cyangwa se Osumane arabanza Mafara araza nyuma. Rayon Sport yakemuye ibyo bibazo byose. Ikindi kintu tuzavuga kuri Rayon Sport ni resultat tuzaganiraho nyuma yuko izaba yamaze gukina ikipe ya APR. Icyo ngusaba ni iki rero, kanda subscribe kugira ngo tuzabonane na nyuma y'uyu mukino. Njye wumva ndi ari Rwanda, iyi ni Manda Sport TV. Reka tubonane ku munsi w'ejo.